bafashe uruhande rw'ibumoso Etibare Nonariye Eroso yaje gutanga umwanya kubera ko barasonje Ernestine yamaze kuzamuka Pikinike Muhandi yamaze kuzamuka Abanyariteri bariye nanyuza hose Ernestine yamaze kuzamuka Pikinike Muhandi yamaze kuzamuka Abanyariteri bariye nanyuza hose Ernestine bafashe uruhande rw'ibumoso Etibare Nonariye nona Pikinike yazamutse Baikedo baravangavanze kugeza ubu mufite position zeni ese iyo pelote yaje rero ngaba rero ikimetero cya nyuma cya Tour du Rwanda 2026 urukomo rwamagana ninde ugiye kuyegukana kuko turabareba barareba umurongo bose bicaye tugiye kureba umussprinter uhiga abandi NSN yafashe uruhande rw'ibumoso kugira ngo bari kontrope bamaze kwerwa muhanda va kuri Paul twageze muri metero za nyuma zisiganwa arazamuka hariya n'ubundi adasiva urugero rurangira ndabona Enoke Brobran ari ku ruhande rw'ibumoso Enoke Brobran azamuka abakinnyi bamaze gutambuka reba Pikinike bamaze gutandukana Movistar arazamuka araxera Pikinike ku ruhande rw'ibumoso araxera Movistar abakinnyi b'ikipe ya Movistar hariya Rotariko biranga arataka hariya reka turebe ninde sprint ya mbere reka turebe ibyo kwa etape ya mbere akora sprint hariya Ederson Etiba Edsman Enoni uyu ni wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026 yavutse ku itariki ya 20 ukwezi kwa cyenda umwaka w'1997 afite imyaka 28 uyu ni umunya-Israeli apima ibiro 72 afite indeshyo ya metero 72 uyu nguyu 2024 yegukanye etape yavuye Rukomo isorezwa i Kayonza uyu nguyu turamuzi muri Tour du Rwanda agarutse kutwemeza n'ubundi muri sprint turamutegereje nejo